Mu isi tubamo ya buri munsi, Imana yaduhaye ikintu kimwe kingana uko byagenda kose. Hari ibintu bitandukanye twese duhuriraho, ariko nuko tutabikoresha kimwe. Ntabwo Imana yigeze iduha amahirwe angana, buri muntu wese yamuhaye amahirwe ku giti cye kandi agomba kuyakoresha mu buryo bwe. Yaduhaye amasaha amwe. Nta mukene yigeze ibwira ngo uzahabwa amasaha 24, ngo uzahabwa amasaha 48. Twese Imana yaduhaye igihe kingana, usibye kugikoresha ntabwo ari kimwe. Hari umuntu wicaye atekereza yuko ubuzima bwe bugomba guhinduka, avuga yuko igihe cye atagomba kugipfusha ubusa, uko byagenda kose agomba kugikoresha. Ugasanga hari undi uvuga ati uyu munsi ni akaruhuko, reka nkanezerwemo amasaha yanjye 24 nkomeze niryohereze. Naho uzaba uhuriye na wa muntu wafashe amasaha 24 ari gutekereza uko yahindura ubuzima bwe. Nta nubwo bizashoboka. Ni hahandi twicara ukavuga ati uriya twarakuranye ariko asigaye anduta mu iterambere, andusha ubwenge. Ati ashobora kuba yarazamuye n'inshuti ze cyaza umuryango, cyangwa ubwe afite ahantu yakuye ayo mafaranga. Abenshi muri twe ahantu dutekereza muri banki, ariko burya ikintu tuteke dutekereza, banki ntabwo ari igisubizo cya buri kintu cyose umva ko ari cyo kirakemura ibintu. Ahubwo ubwonko bwawe, ibitekerezo byawe nibyo bimeshaninga life yawe uko izagenda ejo n'ahazaza. Amasaha 24 twese katubera igisobanuro cy'ubuzima, ariko ntabwo ariko twese tuzi kuyamanaginga kimwe. Life, enjoy, na life together future ni ibintu bibi bitandukanye. Uyu munsi uwishimye aryoshya n'uwishimye avuga ati ndashaka kubaka hazaza hanjye. Ni hahandi ubwawe wowe ukwenjonga uyu munsi, ejo uzasanga wasigaye wa wundi uri gutekereza ku byo agomba gukora ageze kure cyane. Ukavuga ati igihe cyanjye cyagenze gute kugira ngo kigende gutya? Uriya ko twakuranye kuki asigaye andusha ibi ngibi? Usanga ubwe ari wa muntu wubatse umuryango, akazagira abana ubwe afite ibintu ari ukubaka. Uyu munsi wamusekaga ariko igihe cye ntikidapfa ubusa. Abantu benshi dukunze kwicuza igihe twataye mu bidafite agaciro, ugasanga ibyari bifite agaciro nibyo twashyizemo umwanya. Ugasanga nk'umuntu yagiye kwenjoyinga mu bakobwa cyangwa mu bindi, gusohokera ahantu hahenze, ugasanga atakaje byinshi byakamuhinduriye ubuzima. Ugasanga ubwe bya bindi bifite agaciro bamubwira ko ari byo akwiriye gukora, akabumva na kuteri, akavuga yuko ibyo byose nta na kimwe byamukoraho. Icyo ari ukuryoshya, ati ubuzima ni bugufi. Muri iyi si ikintu dukunze kwibeshyaho cyane, buri muntu wese ashobora kwicara hariya akareba ku itariki yavukiyeho n'umubyeyi akabimubwira, ariko umubyeyi ntashobora kumubwira igihe azapfira, kuko ntabwo abantu ari twebwe twigenera urupfu. Buri muntu wese aba afite igihe cye n'umunsi azapfira, n'isaha iyo ariyo, n'isegonda. Nta muntu n'uyu n'umwe uzamenya igihe agomba gupfira, kuko ntabwo ari twebwe tubishyiraho. Nimba Imana ivuze ati uzapfa muri ubu buryo, nta kintu nicyo kizakwica, bizagutungura, kuko ntabwo urupfu ruzigera ruguteguza ngo uzapfa uyu munsi. Niyo mpamvu abenshi muri twe dukunze kuba nk'abantu bafite ubuzima bugufi, ubwacu tukifata uko twiboneye tukiyangiza, ariko twamara kubona yuko urupfu ntacyo rudutwaye, baragerageje no kwiyahura bamwe na bamwe, bagasanga ubuzima bwabo buracyakomeje gukomera. Ugasanga ubwabo barimo biriyangiza, maze hagira ingaruka zibabaho runaka kandi batarapfuye, bakavuga ati Mana wampoye iki? Ariko twese hari igihe dukora ibintu ubwacu ariko tubyiteye. Hari n'ibiba bitugwiririye, hari n'ibiba ubwacu bitutoroheye. Buriya mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi ufite itandukaniro. Ntabwo twese tubaho mu buzima bumwe, intekerezo zimwe, intego zimwe, ndetse n'ahazaza hamwe. Buri muntu wese afite inzira yanyuramo, buri muntu wese afite umwuka ahumeka, intego ze, icyizere cye, ndetse na buri kintu cyose yifuza kuzageraho babiri mu ndoto ze. Niba mu buzima bwacu bwa buri munsi dutekereza ku byiza gusa, ntidutekereze ko n'ibibi bishobora kuza mu buzima bwacu, tuba twibeshya cyane. Niyo mpamvu bamwe muri twe bakora amarorerwa, ugasanga ubwabo bicuza ibyo bakoze maze bamaze kugera mu bukuru. Nimvuga gukora amarorerwa, hari igihe ubyara umwana ubwawe ukamwihakana, maze wabona amaze gutera imbere, amaze kugera ku rwego rushimishije, yariyambitse cyangwa yarihaye byinshi, maze ukavuga ati uriya ni umwana wanjye.
muri cya gihe nta na kimwe yari afite, mama ari umurwanaho wenyine gusa, umubona ko nta muntu umurimo, waranamwihakanye utanabona mama ngo musuhuze kugira ngo batazavuga turiya mwana n'uwawe, maze umwana agakura afite ibikomere by'uko atagira se. Ubwawe ukumva ari ishema kuko ufite abandi ubitaho, kandi n'amaraso yawe ari hanze ari ukwandagara waranze kuyitaho, ukavuga ati uretse ubuzima bwanjye butandukanye n'ubu. Icyo nicyo bita gukoresha igihe cyawe nabi, ibyo ubwawe wigeze wanga gukora ukifuza kubikora igihe cyararenze, uwo ari guha ubufasha akiri muto atabyiha, ageze aho abwiwe ukumva ariko ukeneye kumufasha. Sinzi umuntu wihera avuga ati buri muntu wese akunda umuntu akuze, ntabwo ajya akunda umwana. Iyo umwana ngo amaje kumenya ubwenge, amaje kugira byinshi yikenera, ngo ntabwo umubyeyi aba akimukunda, ngo amukunda akiri agahinja, akongera kumukunda wa wundi wari umwana ageze kuri rwa rwego rwo kwiha ibintu runaka ashaka, kwiyambika, kugira amafaranga, kuyakorera, ndetse no kuba yigwizaho ubutunzi. Akaba ari byo bintu bya mbere bituma ubwe umubyeyi yongera kumukunda. Ngo umubyeyi gito ngo yaziritse akagozi ku ibuye, maze arangije aravuga ati uzangaye ukundi. Umwana arangije aramubwira ati ndata wambyaye, nubwo wantaye nzakomeza mbeho nawe, ariko nzabaho. Ubuzima bwanjye bushingiye ku cyizere cyanjye. Ibyo mwita ko igihe kiri kibi nzagikoresha uko nshoboye neza, kandi nzagera ku nzozi zanjye. Nzifuza ibyo nifuza, nzaharanira kubigeraho. Nzakabya inzozi zanjye aho zikomeye, nzagira icyizere ku buzima bwanjye aho abandi batabibona. Nzahagarara ku ijambo ryanjye nubwo isi yose yampana. Nzamenya agaciro kanjye, ariko uwantaye ntacyo mfite sinzamubone no mu bihe byiza byanjye. Uwanyeretse urukundo mu bihe bingoye, nzamusubiza urundi rukundo rusize zahabu n'ifeza. Nzamuha umubavu uhumura neza, nzamubahisha atambuka aho abandi bamusuzuguye. Nzamuba hafi mu buzima bwanjye bwose, ariko uwambaye kure nzamwereka yuko iyi si tubamo idasakaye, nuko nawe byabaho kandi byakubera. Nucira umuntu urubanza uzamenye neza ko nawe uzacirwa. Ni nka rumwe Yezu Kristo yaciriwe urwa Pilato, maze Petero akamwihakana inshuro ebyiri zose kandi yari intumwa ye. Barabajije Petero ati uriya muntu uramuzi? Undi ati hoya. Barongera basubiramo ati uramuzi? Ati ntaho muzi. Maze Petero yihakana Yesu inshuro 3 zose, kandi yari intumwa ye yizeraga cyane. Abisi niko bamera, turabagambanyi. Twese dukoresha igihe nabi uko byagenda kose, tugasigara dufite ishyara bagikoresheje neza kuko byabagendekeye mu buzima bwiza, ukacu tukumva ko tukwiriye kubashyira hasi. Ubuzima burahinduka, imipaka ntigira aho igarukira. Buri muntu wese agira ku mupaka igihe cye cyageze cy'urupfu. Iyo umuntu yavuye mu isi nibwo avuga ati umupaka wanjye nawuhagaritse n'ahangaha. N'ahantu hose mu isi yahagera ubuzima kibufite. Niyo mpamvu bavuga ngo iyo umuntu afite ubuzima bwiza, ngo nta si n'iyi n'imwe atakandagiramo, nta n'ikintu na kimwe atabasha gutunga. Ubundi ahora avuga ati amasaha yanjye ngomba kuyakoresha neza, kandi igihe cyanjye kigomba kuba igihe cyiza. Niyo mpamvu avuga ati ngo umukire ntabwo ajya apfusha igihe ubusa. Igihe cy'umukire ahora agikoresha neza kuko aba ashaka gukomeza kubaka ibintu bye bikomeye. Niba kunze ibiganiro byacu, kora subscribe kuri Kivu Media TV, tujye tubana uko bwije uko bukeye. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.